abasheri muraho bahaye ikaze hano kuri The Image uko maze kubimenyera amazina yanjye yitwa Sandrine. Uyu munsi tukaba tugiye guteka, reka twitekere nk'inkoko itarimo amavuta. Ngo burya igihe cyose tuba dukeneye amavuta kugira ngo duteke inyama cyangwa se inkoko, ndetse na benshi ugasanga kubera gutinya ibibazo by'umubyibuho batinya kurya inkoko kubera ko ziba zirimo amavuta. Inkoko rero ubwayo ifitemo ibinure, iyo bitetse byivamo amavuta, ntabwo ari ngombwa yuko wongeramo andi mavuta. Uyu munsi rero tukaba tugiye guteka inkoko yacu, ndetse nta bintu byinshi isaba. Abantu benshi bakunda gutinya guteka inkoko, ugasanga wenda ugiye nko kwa boyfriend wawe utinya kumutekera inkoko kubera gutekereza yuko iruhije ari ibiryo bya danje. Wapi, nta bintu byinshi turi bukeneye rwose nk'uko maze kubibereka ahangaha. Ni just poivro cyangwa se green pepper, ibitunguru, inyanya n'inkoko, wenda na chicken masala, royco na curry, maybe na sauce tomate cyangwa se tomato paste. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo umuntu atekamo inkoko mu buryo bworoshye cyane butabije kandi ikaza iryoshye. Ko rero nakwibagirwa koga intoki mbere yo gutangira guteka, nazikarabye. Nubwo nazikarabye mutande ariko nazikarabye. Inkoko rero nyine uyishiramo, nta n'ikintu bitwaye, ishizemo utuzi dukeya duke cyane kugira ngo itogote. Warangiza ugashiramo poivro, banazikase ari kinini. Banagikase ari kinini, ukagerageza nyine kugishira hasi. Poivro irayonga, ujya kurangiza guteka inkoko poivro yayonze. Abasheri, inkoko yacu rero urabona ko ihinduye ibara. Tukaba tugiye gushyiramo ibitunguru byacu. Urabona iyo amazi ko ari igihe amazi aba ari gukama, umwanya wo kongeramo amavuta cyangwa se ukongera ukumva ko amavuta nyine kuba ari gukama ukeneye amavuta, ushiramo amazi make cyane, aho kugira ngo bigushirirane. Inkoko yacu rero urabona ko imaze gutogota neza, yitetse hafi iminota itanu ngira ngo igezemo, nyereka itogota. Urabona rero ko inkoko yacu imaze guhwana neza na ya poivro ngiyi, iri kugenda iyonga gakeya, itarakama cyane. Rero ngiye gushiramo inyanya akase,
ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu bivunanye, ntabwo ari ibintu bitinda. Ntuzajye rwose kwa boyfriend wawe ngo ntumutekere inkoko nurangiza udusebye, kandi kuri The Image twakweretse uburyo bworoshye cyane bwo gutekamo inkoko. Ndetse buno buryo ni bwiza cyane ku bantu bashaka kunanuka nyine, ntabwo ari byiza kuko burya inkoko akenshi nayo ifite ibinure byayo. Ntabwo rero amavuta ari ngombwa cyane kuko njye ntabwo nyakunda, inkoko zikaranze ntabwo nzikunda. Ngiye rero gushyiramo sosi tomate, ariko iyi ngiyi irambuye ku ifunguro. Niyo mpamvu hano muri firigo nayo ifitemo iyi ngiyi ya buno bwoko, iyo ari yo yose waba ufite. Kugira ngo nyine bitukure bise neza. Ngiye kuyipfundikira nk'iminota 5 nyereka itogote, inyanya zishye na sosi tomate nyine bifata irange byose. Ahiye. Iminota 5 rero ikaba ishize, nk'uko ubibona ikaba yafashe irange. Ikaba yafashe irange neza. Ngiye rero gushyiramo tungurusumu. Tungurusumu rero ntabwo nari mfite agasekuru ngo nzisekure, niyo mpamvu ngiye gupfa kuzishyiramo gutya. Ibyo ntibizakuze kwirira tungurusumu kuko burya tungurusumu nyine ni tungurusumu. Nayo nk'uko igihe cyose iba isekuye. Uragerageza rero ukahindura igihande cya kiri hasi, ukaba wagindura ukagishyira hejuru kugira ngo n'ibindi nabyo bijye hasi bigire gute, bifate irangi. Warangiza rero ugashyiramo kari yawe. Ariko ntibizagucira ishati ngo niba udafite kari ntuteke. Na royco, iyi ngiyi ni chicken royco. Ni nziza rero, ifasha isosi yacu gufata igahwana. Nakase ibipande binini cyane, niyo mpamvu biri kungora kubihindura. Nk'uko rero ubibona ikaba imaze guhwana neza. Ndetse waba ukunda n'agasenda, ngiye ahangaha ngiye gushyiramo urusenda. Ni agasenda gakoze mu buryo bw'ikirungo, ariko utagafite nta kibazo. Ngiye nuko personally nkunda urusenda. Ubona ko atari ibintu biruhije, ntabwo bisa
bidasaba ibintu byinshi cyane kandi inkoko yacu iraba iryoshye cyane. Nta mavuta arimo, ubona ko nta mavuta nashyizemo ariko harimo ibintu bimeze nk'ubuto. Niyo mpamvu rero atari ngombwa yuko wongeramo amavuta kubera ko ubwayo iba yifitemo ibintu bimeze nk'ubuto. Urabona ko nka gutya harimo ibintu rwose bimeze neza nk'ubuto, kugira ngo murabibone neza muri kamera. Niyo mpamvu rero ntabwo ukeneye kongera ubuto mu nkoko kuko nayo ubwayo iba yifitemo ubuto, ibi bifitemo icyo bita ibinure. Iyo ubitetse rero nabyo bivamo ibintu bimeze nk'ubuto. Niba wenda ubuto nta kintu bugutwara ntacyo wajya ushyiramo amavuta, ariko nk'abantu turi mu rugendo rwo kunanuka rwose, cyangwa se abandi bantu baba barwaye za diyabete n'ibiki, ntabwo ari ngombwa kuva ku nkoko, ahubwo wayiteka muri ubu buryo iza nta mavuta arimo. Aha rero nkaba ufite amazi natetse kuri keto yanjye, amazi natogosheje kugira ngo inkoko ishye vuba, ariko niba ufite akonje nabyo nta kintu bitwaye. Inkoko rero ni byiza gushyiramo amazi menshi kugira ngo itogote umwanya munini, cyane cyane nka ba bantu bakunda kurya inkoko nyarwanda cyangwa se local chicken, zo ziba zikomeye cyane zitinda no gushya. Uyishyiramo amazi menshi, warangiza ukayireka igatogota byibuze iminota 20 cyangwa 25 kugira ngo ize yoroshye nyine yahwanye neza. Gushyiramo n'umunyu, umunyu nyine ushyira ku kigero ushaka bitewe n'umunyu urya uko ungana. Ushyiraho gutya ukumva uko umunyu wawe ungana, uraringaniye ntabwo ari mwinshi cyane. Inkoko yawe rero ukayireka igatogota umwanya munini, wumva aho nyine uri buhere ukabona ko yahiye. Iyi ngiyi ntabwo ari local chicken, niyo mpamvu n'ubu ngubu nuyireba urabibona ko isa nkaho yahiye, usibye kutarashya neza. Ariko cyane cyane bari abantu bakunda kurya local chicken zitinda gushya cyane cyane. Umuntu rero ayitogusa umwanya munini uhagije, like 20 to 25 minutes, iminota 20 cyangwa se 25. Abasheri iminota 20 nkaba ntekereza ko irangiye, cyangwa se 25. Urabona ko inkoko yacu amazi yagabanutsemo ndetse kabisa yahwanye neza, yanahiye cyane. Urabona ko n'isosi ifashe, ntabwo ari isosi y'amazi nk'inkoko itogosheje. Inkoko yacu rero ikaba imaze gushya. Urabona ko ari agasosi gafashe kameze neza, n'inyama ihiye nta kibazo, ikaba rero iri ready. So guys, ibi akaba ari ibiryo ngiye kurya uyu munsi. Natetseho ibirayi bitogosheje n'agaceri k'ipirawu. Urabona rero ko ibiryo byacu by'uyu munsi biri ready.
rwose ntabwo ari ngombwa kucika ku nkoko ngo utinye ko ngo izakubyibushya cyangwa iki, ahubwo burya ikibazo akenshi buba ari uburyo wabitetsemo. Inkoko yacu urabona ko isa neza kandi rwose iraryoshye, I promise iraryoshye cyane, iraryoshye cyane cyane rwose, I promise. Nuyiteka uzambwire hasi muri comment, tubwire se warayitetse wumva imeze ite, kuko ngewe ndabizi neza ko ibintu byose ko nabikoze nayo no kubikurikiza inkoko izaza iryoshye kandi cyane. Thank you so much guys, this is the image. Abashyashya ahangaha nkuko natanye mbibabwira, amazina yanjye nitwa Sandrine, nkagusaba ngo ukore subscribe ndetse na like. Thank you, see you next time.